Ndagusuhuje ndakwifuriza amahoro y'Imana wowe turi kumwe kuri channel Umuntu 7 TV aho uri waba uri mu Rwanda waba uri hanze yarwo mu bihugu byose bigiye bitandukanye ku isi abadiaspora abantu mwese mukomeje gutwereka ko turi kumwe ko mudushyigikiye ko muturi hafi ko muturi inyuma ko muduteye ingabo mu bitugu Umuntu 7 TV ndabifurije umugisha w'Imana ndetse no kuronka mu mikorere yanyu ya buri munsi nshimira by'umwihariko abantu bamaze gukanda kuri subscribe bagakanda kuri like bakaba baragiye muri comment bakadusangiza ku bitekerezo bakanasharinga inshuti n'abavandimwe muraba agaciro cyane kandi ibitekerezo byanyu ni ingenzi nibutse na wa muntu utaragira kanda wakanda kuri subscribe ugakanda kuri like ukabonuka yepfo gato muri comment ukadusangiza igitekerezo cyawe watubwira ku nsanganyamatsiko twaganiriye uko wayakiriye cyangwa inama n'inyunganizi runaka ko wibuke ko hari ushobora kuza agasoma igitekerezo watanze kikamugirira akamaro bitewe n'igihe arimo muri ako kanya ni byiza cyane rero usigara icyo wanditse muri comment ukanibuka gukanda ukazogera ukanasharinga ku nshuti zawe n'abavandimwe amazina y'uwo muri kumwe ni Malayika Kami Kevin tugiye kuganira ku ibanga ibanga ni ijambo cyangwa ikintu runaka ufatira icyemezo ko kidakwiye kumenywa na buri umwe wese mu buryo bworoshye ibanga ni ikintu cy'ingenzi mu buzima tubamo bwa buri munsi twagakwiye kuba kituranga kandi tugikurikiza tunagikomeyeho cyane kurusha ibindi aho usanga ko imyaka igenda iza indi itambuka ikintu cy'ibanga kigenda kirushaho kugabanuka aho usanga n'umuntu ku giti cye atagishoboye kwibikira ibanga ni ibintu bibabaje cyane ni byiza rero ko dukwiye kongera guhugurana tukibukiranya ku kintu cy'akamaro k'ibanga aho usanga umuntu akiri ingaraga ariko kwibikira ibanga ryo mu nzu ye yibanamo biba bigoye ugasanga arivuga ari kumwe na bagenzi be yashyize ubuzima bwe hanze ari cya kintu yifuzaga ko kitakwiriye kuba cyasohoka muri ako kanya akisanga yakivuze biba bibabaje cyane biteye agahinda kuko usanga ko uko azamuka mu gihe runaka yagize inshingano ari mu rugo rwe biba bigoye cyane kugira ngo azabike rya banga ryo mu rugo rwe mo imbere aho usanga mu gihe niba ari umugabo cyangwa umugore umwe atuzuza inshingano ze neza yakagombye nk'uko bikwiye akabisanga hanze ugasanga niba ari umubyeyi w'umumama ari kuvuga ati umugabo wanjye gira umwana umugabo wanjye cyane umugabo wanjye se yanutse inkweto ibintu byinshi bitandukanye rero ugasanga uko agenda arushaho gushyira amabanga y'urugo rwe hanze niko icyizere mu baturanyi ndetse n'abandi kigenda kigabanuka aho usanga n'abapapa bamwe na bamwe usangaga ari gusebya umugore wanjye gutya umugore wanjye ntakora iki inshingano ze z'urugo ntabwo azikora nk'uko bikwiye agira umwanda se ibintu byinshi cyane byagakwiye kuba biguma iwabo mu nzu niho cyagiye usanga mu gihe bageze mu gihe cyo kwibaruka bagize abana nabo bazakurana wa muco ugasanga niba umwana agiye kwa runaka avuze ibyo bariye twabiriye mu gitondo saa sita na nijoro none mu rugo bimeze gutya ubuzima bumeze nabi mu ibiryo papa yakubise mama ntabwo twariye ugasanga hariho intandaro runaka kubera ko wowe ubwawe utabashije kuba mwembi babiri mwarabashije kubikirana amabanga kuko uri kumenera ibanga n'inshingano zawe z'ubuzima bwawe bwose muzabanamo ndetse n'abo bana muri kwigisha igihe runaka nabo nibava aho ngaho cyangwa mu gihe bazari kumwe na bagenzi babo ni byinshi bizabaranga bitagakwiye si byiza rero ni ikintu buri wese akwiye kwisuzumaho akareba akagira icyemezo afata niba ari umuntu
nk'umupapa, ugasanga abapapa bari kuganira, araje abicayemo barahagurutse kubera iki, baravuga ati aje kutuganiza iby'urugo rwe, agiye kwivuga, agiye kutubwira ba kanaka, cyangwa cyane cyane ku bamama ugasanga bari kuganira ku bigendanye n'ingo zabo, ugasanga umwe aramutega amatwi aramushyushya, undi niba avuze ngo umugabo wanjye gutya gutya, umugabo wanjye ibi n'ibi n'ibi, ugasanga undi aramubwira ati nibe nawe nuko utazi njyewe birenze ibyo byawe, asanga ari kugushyushya, wenda urugo rwe rurimo amahoro, afite uko akaruma ibibazo by'urugo rwe, ariko wowe ukajyaho ukavuga, ukavayo ukavuga, ashyiramo umunyu uvuga, kandi we mu byo ari busubize ntuwumvemo n'ikintu na kimwe. Icyo gihe rero uzamenye ko ikintu uri gukora kitari cyiza habe na mba. Aho kugira ngo rero niba ari abo bagenzi bawe nawe ejo baguhaye akato igihe bari kuganira ku bintu runaka, muhuriye ku isoko se bari kumwe cyangwa ahandi hantu, ubonye umwe arahagurutse agiye agenda utazi uko bigenze, cyangwa bahinduye ikiganiro kuko uje, bizagutera ipfunwe, bizagutera ikibazo. Kubera iki? Intandaro ni wowe. Bazi kugira amagambo bazikanga ati komeza uvugura, naza akabyumva biragutangaye, ati komeza iki n'icyo uri gukora, nabibona urajya mu bibazo. Rero iryo pfunwe nubona abo wegereye bagusize, rimwe na rimwe n'igihe usanga bari gusangira ikintu runaka, ugasanga bagusize baremeye na byo bari bari gusangira barabiretse, barahagusize, ubonye bagiye ahandi, biba bibabaje cyane, biba bibabaje. Cyangwa ugiye aho wisebereje umwana avuga ati naherekeje ababyara, uri icyumbu, uri icyomanzi, warananiye, ubona uzimarira iki, ubundi ubibwira akana, tuzi uwo muntu uri kubibwira ejo bundi abo bana bashobora kuzahura bakabana. Ese bimutunga yabonye ko uje kumushyingira wandi wamusebezagaho imbere, urumva bitari igisebo gikomeye cyane, kandi hejuru yawe umwana umushyize mu kibazo we atifuzaga kujyamo, ariko ubu wajya kwa runaka se bakaguha umugeni se, cyangwa bakaguha umwana wabo gute? Ntabwo bishoboka, kandi ari wowe wamwisebereje. Rero bityo ni byiza cyane ko wisubiramo ukareba ko igihe ikintu ugiye gukora gikwiye, kuko ari ikintu cyangombwa. Cyangwa ugasanga habayeho gutandukana kw'abantu, urugero hagati y'abashakanye babahaye gatanya, icyo bakunze kwita divorce, cyangwa ni inshuti yawe mu buzima busanzwe, mwari muri inshuti muratandukanye, hajeho ikintu cyo gusebanya. Si byiza. Umubano wagiranye n'undi ugumane, wowe ku giti cyawe uwuhagarareho, umenye mwapfuye iki. Si ngombwa ngo buri umwe wese amenye ngo mwapfuye iki, byagenze gutya, kuko burya rero ntushobora kubwira wamugayira mugenzi wawe kuko undi ntawe uhari, ibyo biba uri kuvuga akaba ari wabibonaho. Si byiza rero. Niba mutandukanye, gumana ibyatumye mutandukana n'imibanire yanyu yimbitse, kuko ntawe wari uhari. Uhangane nuko ibyo bitumye aho bibura ukagenda, aho ugiye kujya utazahura nabyo cyangwa utazasekurana nabyo, ubuzima bwawe buzagenda neza, uharure ku buryo ibyo wagiye unyuramo byatumye uzinuka ukarekana n'uwo muntu, aho uri kujya cyangwa abo ugiye guhura nabo suzongere kuba wahura nabo. Ni byiza cyane rero, kuko ejo bundi mushobora guhura mu bundi buzima cyangwa mukanasubirana, ntawamenya. Si byiza rero ko usubira mugatanga mugenzi wawe. Ku bantu bakunda kumva amagambo, cyangwa ugahura n'umuntu ufite iyo ngeso utagira ibanga runaka, uba ukunda kuvuga cyane ibintu bitamureba byo mu buzima bw'abandi bantu, cyangwa ubwe akarengera, kuko unaza akakubwira, ashobora kuza azi ko uri inshuti yanjye, akakwegera akakubwira ati buriya kanaka yambwiye gutya na gutya, akumbwiraho gutya na gutya, uzi ko ntayo nzi ko uteye uko, uzi ko yambwiye ibi n'ibi, wenda yabikuye ahandi, yabuze uko akugeraho kugira ngo muvugane, wenda hari ikintu runaka cy'inyungu agushakaho, amafaranga se cyangwa indi serivisi se ko wamufasha, ntabwo uzi uwo muntu ntimusanzwe muvugana, azanywe n'ikintu cy'amagambo. Ese wihita utekereza iki ako kanya? Si byiza, jya ubanza ushishoze, umenye uyu muntu uri kumbwira ni muntu uzi, kandi umuntu naza akakubwira ngo runaka yambikije ibanga, yambwiye gutya kuri wowe, ariko ntuzabimubwire, ntuzagire ako kanya ucyumva izo kondisiyo ze za mbere, ujye umubwira ati oya,
ikintu utabohokeye, ikintu wumva ari ibanga ry'undi muntu utari hano aka kanya, si byiza ko twamugiraho ikiganiro, si byiza ko twamuvugaho. Numara kumubwira gutyo ntabwo n'ubutaza atinyuka kuba yazanga akubwire amagambo yose yibone, kandi hari n'ahantu uzaba ufashije abandi. Uwo muntu mushobora kuba mwari kuba inshuti runaka cyangwa mukagirana ubundi busabane, akaba yakominikana cyangwa yamenyana n'uwawe wa hafi, akamwanduza iyo mico, ugasanga bikuruye isura itari nziza mu muryango. Rero iyo ubigenje muri ubwo buryo biragufasha cyane, kuko uba urinze byinshi. N'ubutaha najya kubwira undi muntu azikandagira mu gihe cya kintu cyamubayeho, yirinde kuba yasohora cyangwa yasebye cyangwa yavuga iby'abandi runaka atarakwiye kuba yavuga. Ahubwo se nk'umuntu wiyiziho icyo kibazo runaka, cyangwa niba mvuze cyangwa uvuze ikintu runaka kitari gikwiye, ese twiyumva gute? Utekereza iki nyuma yaho? Iyo umaze gusebya mugenzi wawe uba wumva wegukanye irihe shema? Se ni ikintu wagenda ukamwiratanaho, cyangwa wajya mu bantu ukavuga ukabona barakubwira ati kuraje kumerezaho ni byiza, cyangwa ni umuco mwiza uzawurage n'abawe? Niba ubona ko nta kintu kizima kikuviramo, ari ukwitaranga, ari ugucaho bose bakuzi bakuryarira inzara, wabihagaritse. Ntabwo ari byiza. Ongera witekerezeho, urebe, gira kwibikira ibanga, ko nubika iryo banga ejo bundi rizakuviramo ikintu cyiza kizima, ndetse uba uw'agaciro mu bawe ndetse n'ibyawe muri rusange. Bityo rero buri wese twitekerezeho, twisuzume, duhindure ibitagenda neza mu buzima bwacu bwa buri munsi, twige kwibikira ibanga, tubikire ibanga abacu, kuko wa muntu wawe mubana mu nzu urajya kumutaranga gute? Niwe ugomba kumenya ngo iki nkwiye kugitwara gutya, nkwiye kubigenza gutya, na cya kintu namubonaho nkwiye kubikora gutya. Umenye uburyo wagarura amahoro mu rugo rwawe, utagiye kuba wabitaranga. Mumenye uko mufatikanya, kuko za mbaraga umuha nizo zituma arushaho gukomera, kumva koko ari kumwe n'umuntu nyamuntu umutekereza, utekereza ubuzima bwabo ndetse no kuzamuka k'urugo rwabo mu buzima bwa buri munsi. Na za nshuti zawe nizikubonamo cya kintu, zumve ko zifite umuntu w'ingirakamaro. Niba ashaka kubwira ikintu ntacyumve hariya, azakubonamo umuntu w'ingenzi kandi bizamunyura, uzajya mubashisha kuba yaruka umutima. Rero ni byiza cyane kuba wakwibikira ibanga, kuba aho wajya buri muntu wese yakwishimira kuba yakubwira, ndetse no kuba ari kumwe nawe ataguhonze. Si byiza ko wakomeza kuvuga ibyawe ndetse n'urugo rwawe, kuko burya baravuga ngo usenya urwe bamutiza umugore. Ntabwo burya wandi ubwira ariko akenshi baba bakwishimiye, cyangwa ariko baba bumva ko ibyo uri kuvuga ari ukuri, hari aho baba bakugayira. Ni byiza cyane rero ko wakwisuzuma ukamenya iki ngiye kukivuga ryari, buryo ki, nande, hehe, ese mu gihe gikwiye, ukabasha kumenya icyo ukwiriye gukora n'uko ukwiye kubyitwaramo. Niba ubona ari ahantu ari bugwishemo ikibazo, ibyo uri buvuge ceceka, cyangwa have, cyangwa hindura ukora ikindi gihe wamaze kubifatira umwanzuro. Buri wese niyitekerezeho, twisuzume, turebe ikidakwiye tugikosore. Ndabashimiye cyane umuntu wese twabanye muri kino kiganiro. Umuntu 7 TV turabakunda kandi tubashimira uburyo mukomeje kutuba hafi. Nibutsa ko ukwiye gukora subscribe, ugakora like, ukamanuka hepfo muri comment